Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Ndabasuhuje bene data bakundwa, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Dushimye Imana nyiribihe itugejeje kuri uyu munsi, ikaba yongeye ikawurema ikawuduha kugira ngo tuwunezererwemo. Dushimye Imana kugera mu cyumweru cyanyuma gisoza ukwezi kwa 8, n'Uwiteka wabikoze kandi rwose nibitangaza mu maso yacu. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Turimo turaganira ku mazina Yesu yitwa ko yabwiraga abantu uwo ari we, cyangwa se declaration Yesu yakoze. Yusomye muri ubu butumwa uko bwanditswe na Yohana, ubona harimo declaration zigera kuri 7. Iyo urebye mu bice 6 umurongo wa 35, Yesu yaravuze ngo ninjye mutsima w'ubugingo. Wagera mu bice 8 umurongo wa 12, ukabona aho Yesu yabwiye abantu akababwira ngo ndi umucyo w'isi. Iyo ugeze mu bice 10 umurongo wa 7, Yesu yaravuze ngo nijye rembo ry'intama. Wagera mu bice 10 aho ngaho ukibirimo ukareba umurongo wa 11, aravuga ngo nijye mwungeri mwiza. Ageze mu bice 11 umurongo wa 25, aravuga ngo ninjye kuzuka n'ubugingo. Ageze mu bice 12 umurongo wa 6, aravuga ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data ntamujyanye. Kandi iyi declaration niyo twaganiriyeho icyumweru cyose cyashize. Declaration ya 7 iri mu bice 15 by'ubwo butumwa bwanditswe na Yohana, umurongo wa 1, aho yavuze ngo ninjye muzabibu w'ukuri. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Rero dukomeje kuvuga kuri ayo mazina Yesu yabwiye abantu ko yitwa, abasobanurira uwo ari we. Njyewe uyu munsi turimo tuvugana, ndashaka ko tuganira ko Yesu ari we mutsima w'ubugingo. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 6, dusoma umurongo wa 35. Ndagenda nsimbuka imirongo muri hangana, icyakora ndasoma imirongo miremire ariko mwihangana. Ibice 6 umurongo wa 35 haravuga ngo Yesu arababwira ati ninjye mutsima w'ubugingo, uzaho ndi ntazasonza na hato, nunyizera ntabwo azagira inyota na hato. 41, nuko abayuda baramwitotombera kuko yavuze ati ninjye mutsima wavuye mu ijuru. Batuye usi we Yesu mwene Yozefu, ntituzi se na nyina, niki gituma avuga ko yavuye mu ijuru? Dusome 48, turaza gukomerezaho tugeze kuri 56. 48 handitswe ngo nijye mutsima w'ubugingo, basekuruza wanyu bariraga manu mu butayu, nyamara barapfuye. Uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru, kugira ngo umuntu wurya ye gupfa. Nijye mutsima muzima wavuye mu ijuru, umuntu naryo uwo mutsima azabaho iteka ryose. Kandi umutsima nzatanga kubwa bari mu isi, kugira ngo babone ubugingo, n'umubiri wanjye. Abayuda bajya impaka bati, mbese uyu yabasha ate kuduha umubiri we ngo tuwurye? Yesu arababwira ati, nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu, ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri, n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri jye, nanjye nkaguma muri we. Imana ishimwe. Iki kiganiro Yesu yagize cyabanjirijwe n'igihe yahazaga abantu 5,000. abo bantu 5,000 yabahagije
akoresheje imigati 5 gusa n'ifi 2. Abantu babyitegereje baratangara, babona uburyo atubura imigati, agatubura amafi bikemera, bakarya bagahaga, bagasigaza. Hanyuma ndetse ngo ibisagutse abishyira mu nkangara 12, abwira abigishwa ngo babitoragure babishyiremo. Abantu bamwitegereje baratangara, baravuga bati uyu muntu nitumukurikira tuzarya, tuzanywa, tuzabaho, tuzagubwa neza. Hanyuma umunsi rero wakurikiyeho, Bibiliya itubwira yuko Yesu yambutse akajya hakurya, ariko babandi ntabwo babimenye, kandi yabacitse kubera yuko ngo bashakaga kumwimika, babonye nyine ko atubura imigati, bati unaba umwami wacu tuzahaga, tuzabaho, tuzaba neza. Yesu ngo abonye bagiye kumwimika ngo aracika arigendera. Hanyuma rero igihe kiza kugera ngo arambuka ajya hakurya, bamushatse baramubura, bakumbura ya migati bariye, baravuga bati turamushaka, turamukurikirayo, Imana nidufashe. Hanyuma tubona yuko bambutse nabo bakamusangayo. Noneho bahagera ku murongo wa 25 w'icyo gice cya 6, ngo bakimara kumubona ngo baramubajije ngo mbese ngo waje hano gute. Umurongo wa 26 Yesu ngo arabasubiza ngo nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Arababwira ngo ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu azabaha. Imana nidufashe. Haleluya. Imana idufashe kuko mu gihe cya none abantu batari bakeya barimo barakurikira Yesu, atari agakiza bashaka, atari we bashaka, atari ukujya mu ijuru, ahubwo bashaka ibyo atanga. Barashaka amazu, barashaka amafaranga, barashaka abana, barashaka abagabo, barashaka abagore, ibifatika. Ariko mu byavanye Yesu mu ijuru, ibyo ngibyo nubwo abitanga ntabwo cyari ikintu cy'ingenzi, si byo by'ingenzi. Yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Imana nidufashe. Bageze ku murongo wa 30 rero ngo baramubaza ngo mbese urakora kimenyetso ki ngo tukirebe tukwizere? Ngo basogokuruza bacu ko bariye manu mu butayu, Mose yabahaye, wowe urakora ikihe kimenyetso? Ko yabahaye umutsima bakarya ngo wari uvuye mu ijuru. Yesu rero ahita ababwira ngo umutsima bariye ntabwo ari Mose buriya wawukoze, Imana nyine ni yawumanuye uvanye mu ijuru irawubaha. Ariko twasomye ngo nubwo babiriye barapfuye, ngewe umutsima nabaha muwuriye ntabwo mwazapfa, mwabaho iteka. Imana nidufashe. Amazi nabaha muyanyoye ntimwazagira inyota ukundi. Bahita bamubwira ngo rero ngo databuja ngo ujye uduha uwo mutsima iteka. Ntibabyumvaga, bumvaga ari umutsima nyine wo kurya ufatika. Yesu ahita ababwira ngo ndababwira ukuri yuko ari jye mutsima wavuye mu ijuru, uzahundi ntazasonza na hato, nunyizera ntabwo azagira inyota ukundi. Imana ishimwe. Twabonye yuko rero ngo bahise bamurebera mu masekuruza ngo tuza havuka, tuza haturuka. Bene data, iyo twatangiye kureba ibintu mu masekuruza, tukarebera abantu mu masekuruza, n'ibyo kudufasha iyo babivuze ntabwo bidufasha. Ariko Imana ishimwe kuko Yesu ari we mutsima wavuye mu ijuru, kandi umurya ntazasonza, ubana nawe ntabwo azagira inyota ukundi, kuko niwe mutsima utera imbaraga, kandi niwe mazi y'ubugingo. Imana nidufashe. Imana idushoboze kumushakana umwete, utaramwizera mwizere, utaramwakira mwakire mu bugingo bwe. Yigeze Imana ibaza Yesaya ngo kubera iki abantu bashaka ibishira, kuki abantu bakorera ibishira? Imana idufashe twe gushaka ibishira, dushake Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo harimo byose. Bibiliya yarambwiye ngo Imana yafashe ibyo tujya dukenera byose n'ibyo twakwifuza ngo ibishyira muri Kristo maze iramuduha. Iyo twakiriye Yesu d'abord, tuba twakiriye n'ibiri muri we, bizaza ari inyongera. Iyo dushatse Yesu ari we mutsima utera imbaraga, tuba dushatse ubwami bw'Imana. Niko Bibiliya yavuze ngo dushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose tuzabyongererwa ku buntu. Imana nibabashishe gushaka Yesu Kristo, umutsima utera imbaraga, amazi y'ubugingo amara inyota. Yesu yigeze avuga ku mutsima wo mu isi, turawukeneye, uwo turya buri munsi. Ubwo Satani yazaga kumugerageza
aramushukisha umugati ngo nahindura amabuye umutsima rye, kuko yari arangije amasengesho y'iminsi 40. ariko Yesu aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, uwo ni wa wundi ufatika. aramubwira ngo ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Bene data, ugira ngo usabane na Yesu wamaze kumwakira, nuko usoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga, kuko Kristo niwe jambo. Haleluya! Kristo niwe jambo ry'Imana, Kristo kandi niwe mutsima utera imbaraga. Nusoma ijambo ry'Imana uzasabana nawe. Hari ugeze yandika aravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, ngo kandi rifite ubwenge bwinshi. Haleluya! Rero ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ukwakira Yesu mu mutima wawe, ukamuha ubugingo bwawe ngo abutegeke. Ntuzagwa umwuma, ntuzicwa n'inzara mu buryo bw'umwuka, kuzabutunze Kristo, umutsima utera imbaraga. Hanyuma yo wamaze kumwakira umufite muri wowe, mu gusabana nawe, usabana nawe mu bihe byo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, kuko niwe jambo, kandi ijambo ry'Imana nyine ni umutsima utera imbaraga. Ubundi buryo bwo gusabana na Kristo twabisomye hari uhereye ku murongo wa 53 ukamanura ukageza kuri 56. harimo isezerano yatanze, uburyo bwo gusabana nawe yadusigiye, nubwo kujya kuri Sainte Seine cyangwa kwigaburo ryera, ameza y'umwami. Harimo isezerano twasomye ngo umuntu narya umubiri wa Kristo, nanywa amaraso ya Kristo, ubwo ni kwigaburo ryera. Uwo nguwo ngo afite ubugingo buhoraho, kandi ngo Yesu azamuzura ku munsi w'imperuka. Ndetse umurongo twasorejeho uravuga ngo urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye, ngo aguma muri nge nanjye nkamugumamo. Ni ukuvuga ko umuntu ujya kuri Sainte Seine ku meza y'umwami, nk'uko Kristo yavuze ngo tujye tubikora tumwibuka, Yesu aguma muri wowe. Iyo ugiye kuri Sainte Seine cyangwa kwigaburo ryera, nawe ukaguma muri we. Iyo friendship, ubwo bumwe, ubwo bushuti bukagumaho. Yesu aragukangurira uyu mwanya wa none aho wowe unyumva ngo umwakire mu bugingo bwawe. Numara kumwakira we mutsima utera imbaraga, ugirane communication nawe, relation nawe, mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo gusoma rya jambo mu bifatika. Hanyuma kandi kugira ngo ugume muri we, nawe agume muri wowe, musabana, azakuzure ku munsi w'imperuka, azaguha ubugingo buhoraho. Nyamuneka niba warakiriye Yesu, ntugasibe kujya ku meza y'umwami. Wowe utarakira Yesu, ndaguhendahenda we gushaka ibifatika bishira, ahubwo wakire Yesu. Imana yashyize byose muri we, n'umwakira uzaba wakiriye n'ibindi byose. Imana niguha umugisha mu izina rya Yesu.